kukurakaza. Nakirusha agaciro umukwe wawe. Ntabwo ari ubwa mbere mbikoze. Ese umukwe wawe hari kimurusha agaciro? Kuba naragirikije Uwiteka inama umukwe wawe ikibazo nakoze ni ikihe? Sawuli n'uburakari bwinshi aravuga ngo yewe Abimeleki nta kibuza we n'umuryango wawe kugwa hangaha. Tugira umutima w'umwuka, twirinde umutima wa kamere. Muzi ikintu cyabaye, yabwiye babarinzi be arababwira ngo ngaho mwica abantu mukureho, Abimeleki n'umuryango we mukureho. Bareba umwami Sawuli baramubwira ngo ntabwo twakora iyo kosa. Bagize umutima w'umwuka. Haleluya. Abanye byanze ahindukirira Dowegi aramubwira ngo nawe Dowegi ati mwami njye wabikubwiye kandi njye ndabibasha. Afata icyuma arabakubita bose, arabica ngo yaramaze kwica abantu 85. Hari uko ku mwana umwe w'umuhungu w'Abimeleki bitaga Abiyatari, ngo ahunga n'ikanzu ya efode. Nzagaruka nyibabwireho ngo yaraza aho Dawidi yihishe, ngo arirukanka ngo asanga Dawidi mu buvumo, ngo aramubwira iby'iwabo byose, amubwira iby'urupfu rwase n'abakuru n'abarumuna be. Dawidi arangije aramubwira ngo abo bose bazize njyewe, ngo ariko ngo gumana nanjye. Uguhiga ni uhiga ubugingo bwanjye, nugumana nanjye ntacyo uzaba. Haleluya. Uguhiga ni uhiga ubugingo bwanjye, nugumana nanjye ntacyo uzaba. Nidusenga ntacyo tuzaba, nugenda nkuko ngenda ntacyo nzaba, nugera ikirenge nkuko ngera mu cya Kristo ntacyo uzaba. Haleluya. Naje kubabwira ngo tugire umutima w'umwuka dukorane n'Uwiteka, ntacyo tuzaba. Haleluya. Haleluya. Nguko uko Dowegi yagize umutima wa kamere, nuko Abiyatari ararokoka. Sawuli akomeza guhiga Dawidi, ngo barazamutse bageze aho bita Negedi. Dawidi yazamutse nabo bari kumwe, ngo bageze ku biraro by'intama. Dawidi ngo ajya mu mwinjiro w'ubuvumo, aragenda ngo yihisha Sawuli nawe hageze azamutse ngo arananirwa ngo yinjira ngo ajya muri bwa buvumo. Ngo Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Gato ku murongo wa 6 aravuze ngo umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Amena. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Mundebe hano, tubumbe Bibiliya zacu. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka wo uzana ubugingo. Wambara kuzana ubugingo ukazana n'amahoro. Indirimbo nshaka ko turirimba duhagurutse, indirimbo ya 218 ivuga ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero. Amena. Kaduhaguruke turimbe tunezerewe kandi wumve insobanuro zirimo. Tugiye kwiga ijambo rifite umutwe uvuga ngo tugire umutima w'umwuka, kugira ngo tubone ubwami bw'Imana, dukorane n'Imana, tugire umutima w'umwuka. Ntabwo nzanye visa, ntabwo nzanye ngo mugiye Canada, ntabwo nzanye imodoka, ntabwo ari uko bimeze. Ariko tubanze dukizwe, tugire umutima w'umwuka. This is
runyere oh ndurora rurora runyegereye haleluya mu isi ndi umushyitsi ntabwo nzayihoramo haleluya haleluya ndagira ngo untege amatwi ijambo rivuga ngo tugire umutima w'umwuka iyi ndirimbo ikunda kunzamo ariko hari ikintu nshaka kubaza ubu nonaha abantu ni kanseri imana ikubwiye ngo mwana wanjye ndakwishimira ndakunezerewe none iyi saha ntusubira mu rugo ndashaka kugucyura ababyeyi kubera iki uriya mugabo atamanitse reka nongere bakubwire none ikubwiye ngo mwana wanjye ndakwishimiye nta kindi n'ubugingo buhoraho nguhaye ntabwo usubirayo ngwino tugende ndagutabaye none se kubera iki utabyemeye hari umuntu nabonye utamanitse kuki utabyemeye kandi icyo twebwe icyo dushaka none ahantu ubugingo n'amahoro none irakubwiye ngo ngwino wireba ubugingo ndagutabaye kuki utakwemera kugenda iyi miruho wumva iri muri iyi si niyo ushaka kuzigaramo ariko muri iryo ngo mu isi ndi umushyitsi sinzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo rugana hehe dukumure rero gutaha niyo mpamvu muri iryo rindi ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru niho dutegereza umukiza ko azagira gute gatoya ngeze kubwira madamu ndi ku kazi nagiye nari ngeze kwa rani aramubwira ati umwana w'imfura aramubwira ati murasiba nimba urasiba yahe nimba biragenda gute mbonye umugabo wawe ati mbonye umugabo wataha ati mbonye atashye cyokoze ijwi amaze kugenda ijwi rirambwiye ngo ndamusaziye damu ntiyabyumva arampamagara arambwira ngo basi ikaramu aturi hehe ndi mu kazi aturataye noya atoya ati jya ku ruhande nkubwire ise bimeze nk'imana arambwira ati runaka uri rubavu arampamagaye arambwira ngo uratashye ati icyo koze ngiye kumva numva ni ijwi riramubwiye ngo ni imana imusanga ndavuga nti imana yemewe nuko ntari mu rugo mapfukamye nka imana icyubahiro ni imana ishimwe ati ugize ngo iki ni imana ati singiye kukubeshya ati ngo gikura toni ya mbere bakayishyira ati ni nka toni eshanu ati ririya taka si nka toni eshanu babashyize hejuru ntizanareba ati mvuge ngo ndagiye bashyiremo hariya banezero niba nzavuga nk'aya n'iki cyangwa
amahoro ushire ubitse ubugingo gusa ni kava ni igifundiko nk'uko uzavamo usange nyirawo ubugingo busange nyirabwo mukumbure rero tuzataha. Haleluya. Mbere yo kubagura ngo Kristo akaze tugira umutima w'umwuka twebwe dukorane n'Imana gusa. Amen. Nitumara gukorana n'Imana ibindi byose izabiduha kandi izaduha n'ubugingo bwawe. Bibiliya tubwira ngo umutima wa kamere uteruka ariko umutima w'umwuka uyu mutima nituwugira tuzagira ubugingo kandi tuzagira amahoro. Mvuze kubuza ngo ntabwo izaguhaviza ntizaguha imodoka ariko ntatunzanye nakubwiye ngo banza wowe ukorane n'ubutaha tugirane connection n'ubuteke dukorane nawe twumva amakuru yo mu murwa natureba akatwishimira namara kutwishimira byose arabifite azabiduha ariko tubanze tweruka tugire umutima w'umwuka ukorana nawe. Ndumugeni rero nkubwira nk'umuntu uriya nkunda kamera nkabishyira kuri social media kugira ngo umunsi nzaba ntawe azumva ubutumwa bwiza. Mu gihe rero pepe
piyu bagenda barangiza bakamwambika ikanzu y'umwami bakamushyira ku ifarashi ye bakamutembereza hakagira umugenda imbere avuga ngo nguyu umwami akunda kubaha. umwami arangiza avuga ngo ibyo byose hari umuyuda uri ku irembo, haleluya, genda ubikorere Moridekayi uko byakagenze kandi umugende imbere uvuga ngo nguyu umwami ujinyura mwica abikora kuko umwami yabimutegetse ikwirukanka. kandi mwibuke ko rwa rumwambo rwashongorejwe kumanikwaho Moridekayi abana b'Imana nje kubabwira ngo umutima wa kamere utera, ariko umutima w'umwuka niko biri tubwira uzana ubugingo n'amahoro. nje kubabwira ngo bakazi tugire umutima w'umwuka, dukorane n'Imana, twumve ibyo atubwira, tugende uko ashaka n'uko yishimira, ibindi byose arabifite. kugira umutima w'umwuka simbavushe, naje kubabwira ngo tugire umutima w'umwuka. ayo mategeko dusenga Imana, twagize umutima w'umwuka tugakorana nawe, ibindi byose. amen, haleluya. Ndaje kubabwira ngo tugire umutima w'umwuka, niwe uzaduhesha ubugingo kandi ukaduhesha amahoro. naho umutima wa kamere nta kindi utera urupfu, aba ari byo gusa. Bibiliya iratubwira Dowegi, Imana ishimwe, Dowegi yagize umutima wa kamere. Samuel wa mbere muramuzi bita Dawidi yari afite sebukwe bitaga Sawuli. Sawuli akagira umuhungu, muramurikiye? Sawuli akagira umuhungu, mwihangane mwice Sawuli akagira umuhungu bitaga, turi ku ijambo rivuga ngo tugire umutima w'umwuka kumwe nawe, ndetse n'amabanga ye yose mba ndi kuyumva, nzajya nkubwira uko bimeze. agahunga ngo amwice, akamuhungira mu misozi. Yonatani akumva imigabo n'imigambi ya se, akamubwira ngo uri iburyo, hungira ibumoso kuko data agabye igitera iburyo aje kukugirira nabi. ariko tugire umutima w'umwuka. Dawidi aba muri ubwo buzima, akagirirwa neza na Yonatani. yaramubwiye ngo ntabwo ndi nka data. Dawidi byigeze kumuyobera. Bibiliya iratubwira ngo yagiye kugisha kureba uwo bita Abimeleki ngo amugishirize Uwiteka inama. ndebera kuri yasaha 10 minutes. aragenda abwira Abimeleki ati biranyobeye, Sawuli aramereye nabi, sinzi uko ndabigenza, ati ndaje ngo ngishirize Uwiteka inama. ngo Abimeleki amugishirize Uwiteka inama. ngo arangije amugaburira. kwa Abimeleki hari inkoni yahindi yicishije Goliyati, ngo arayimuha arayijyana. nuko umunsi umwe Sawuli aza kumenya neza ko impamvu atica Dawidi abiterwa n'umuhungu we Yonatani umubwira amabanga yose. arangije ahamagara ibyegera bye. Samuel wa mbere 22 muhere kuri 20. izo nkuru murazumva. ahamagara abakonikoni, ahamagara ibyegera bye, arabwira ati mbese ni guki mwamenye aya makuru? nimuyambwire yuko Dawidi n'umuhungu wanjye Yonatani aragatika kubiranye kandi bari kugenza ubugingo, bari kungamanira. habonekamo umugabo umwe nababwiraga, ubwo nari mbagiye kubabwira Dowegi kugira ngo mumenye Dowegi wari we. arabwira ati naramubonye koko. uwo Dawidi yari yagiye kwa Abimeleki, agiye kumugishiriza Uwiteka, agira ngo amugishirize Uwiteka inama. ati naramubonye, ati ntabwo ari Yonatani wenyine, ati na Abimeleki bariko. yari umutambyi ahantu biti Noba. Abimeleki utambyi w'Uwiteka, wari umudugudu w'abatambyi gusa nta kintu. Sawuli nakoze yaravuze ngo munzanire byihuse Abimeleki n'umuryango we wose muwuzane. Abimeleki
amugejeje aho ngaho aramubwira ngo Abimeleki ni igiki cyatumye we na Dawidi umugishiriza Uwiteka inama kandi ari kungambanira n'umwana wanjye Yonatani bangambanira waratinyitse ukora ayo mahano. Abimeleki atariko mwami bikwiriye kukurakaza, nta kirusha agaciro umukwe wawe ntabwo ari ubwa mbere mbikoze. Ese umukwe wawe hari kimurusha agaciro? Kuba naragirikije Uwiteka inama umukwe wawe ikibazo nakoze ni ikihe? Sawuli n'uburakari bwinshi aravuga ngo yewe Abimeleki nta kibuza we n'umuryango wawe kugwa ahangaha. Tugira umutima w'umwuka, twirinde umutima wa kamere. Muzi ikintu cyabaye, yabwiye babarinzi be arabwira ngo ngaho mwica abantu mukureho, Abimeleki n'umuryango we mukureho. Bareba umwami Sawuli baramubwira ngo ntabwo twakora iyo kosa. Bagize umutima w'umwuka. Haleluya. Abanye byanze ahindukirira Dowegi aramubwira ngo nawe Dowegi ati mwami njye wabikubwiye kandi njye ndabibasha. Afata icyuma arabakubita bose arabica ngo yaramaze kwica abantu 85. Haruko ku mwana umwe w'umuhungu w'Abimeleki bitaga Abiyatari, ahunga n'ikanzu ya efode, nzagaruka nyibabwireho iyo. Ngo yarazaho Dawidi yihishe, ngo arirukanka, ngo asanga Dawidi mu buvumo, ngo aramubwira iby'iwabo byose, amubwira iby'urupfu rwase n'abakuru be n'abarumuna be. Dawidi arangije aramubwira ngo abo bose bazize njyewe, ngo ariko ngo gumana nanjye, uguhiga ni uhiga ubugingo bwanjye, nugumana nanjye ntacyo uzaba. Haleluya. Uguhiga ni uhiga ubugingo bwanjye, nugumana nanjye ntacyo uzaba. Nidusenga ntacyo tuzaba, nugenda nkuko agenda ntacyo nzaba, nugera ikirenge nkuko kigera mu cya Kristo ntacyo uzaba. Haleluya. Naje kubabwira ngo tugire umutima w'umwuka dukorane n'Uwiteka, ntacyo tuzaba. Haleluya. Haleluya. Nguko uko Dowegi yagize umutima wa kamere, nuko Abiyatari ararokoka. Sawuli akomeza guhiga Dawidi, ngo barazamutse bageze aho bita Negedi. Dawidi yazamutse nabo bari kumwe, ngo bageze ku biraro by'intama. Dawidi ngo ajya mu mwinjiro w'ubuvumo, aragenda ngo yihisha Sawuli. Sawuli nawe hageze azamutse, ngo arananirwa ngo yinjira ngo ajya muri bwa buvumo, ngo agiye gutwikira ibirenge. Niko biritubwira ngo ariko ngo ubwo yageze, ngo Dawidi ngo yari mu mwinjiro w'ubwo buvumo. Bagenzi baramubwira ngo Uwiteka kugabije umwanzi wawe, murangize gira vuba. Dawidi aravuga ngo njye mfite umutima w'umwuka. Haleluya. Nubwo angirira nabi sinamugirira nabi, ntabwo najya kumena amaraso y'Uwiteka yasutseho amavuta, ntabwo byakunda icyo kikosa sinarikora. Ngo arangije ngo mu ikimenyetso akata ku kinyita cye, ngo aragisigarana, ngo umwami ngo asohoka amahoro, ngo arangije arigendera, ngo ageze hakurya. Dawidi aramubwira ngo ariko mwami Sawuli, mba nakwishe, nari impande yawe, ntacyo nagutwaye, ariko se ngewe uwo mutima wa kamere ufite uranshakaho iki? Ko ntacyo nagutwaye ngewe uranshakaho iki? Nakugize nte? Mba nakwishe, ariko navuze ngo kuko Uwiteka yasutse amavuta ntacyo namukoraho, ntabwo namena ayo maraso. Ngewe uranshakaho iki? Niba ugira ngo ndakubeshya, cyane ku iruhande rwawe urebe kuri iki kinyita, dore ninjye wagikase. Sawuli abirebye aravuga ngo yewe Dawidi we mwana wanjye undushije gukiranuka. Aje kubabwira ngo tugire umutima w'umwuka. Haleluya. Tugire umutima Haleluya. Tugire umutima w'umwuka, tuzagira ubugingo, tuzabona n'amahoro. Mahoro ni ikintu gikomeye. Abantu benshi babuze amahoro hanga, atunze amafaranga menshi ariko amahoro ntayo. Igeze kubabwira ntabwo ari mwe, njya ndondogora ngira inkuru nyinshi uko mundeba, ariko ngiye Yesu naramwitabye arampamagaye nditaba. Ubwo iyo ngiye kubwiriza ubutumwa bwiza byose birarorera, nkakurikira ibyo Imana ishaka, kuko n'ubundi byo ndimo byose ndi umugeni.
wundi muntu tuziranye hano niwo bita Korodete, muramuzi? Ntababwira ngo Valente yapfuye ntimuzaharira umujishi Korodete na madamu wenyine, namwe muzaze mushyingure. Ariko aho njya ngenda hazi nkorana n'Imana, mfite umutima w'umwuka, mpora ninginga Imana ngo Mana nyiza untunganye. Haleluya, nkorane nawe kuko nicyo kintu kizima. Nari mbabwiye ngo mfite umutima w'umwuka agira amahoro. Ni hari byo bita mu gifaransa bita anecdote, ni imfashanyigisho cyangwa igitekerezo. Umudamu hari ahantu bita mu Byangarama, abo twari kumwe ku cyumweru nari babwiye. Mu Byangarama ni ku rugabano rwa Gatsibo na Nyagatare. Iyo ugeze mu Byangarama umanutse hepfo ujya ku mafamu ya Rabo, ugera hepfo mu gishanga cyitwa Rwangingo. Muntega amatwi, mbabwiye ngo umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Ntangiye kubabwira ku kintu bita amahoro. Noneho umusaza n'umukecuru bari bakennye, baca inshuro, ariko bafite agakiza muri bo, bakorana n'Imana, bafite umutima w'umwuka. Umukecuru ajya gutana, umusaza akamubwira ngo dukorana n'Imana kandi Imana ntibyemera. Umukecuru akagaruka mu nzira. Umusaza ajya gutana, umukecuru akamubwira ati umwuka w'Imana ko atabyemera, garuka mu nguko ukuntu bari babayeho. Bavuga ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Ariko muranyumva? Haleluya. Mutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Nuko bajya guca inshuro rero, bari Burayi, bafite igiceri cya 50 cyonyine mu mufuka. Bajya guca inshuro, icyo gishanga ni cy'umugabo bita De Gaulle, niwe ugihinga mu gituramo imbuto y'ibigori. Amen. Noneho bajya guca inshuro muri icyo gishanga. Umukecuru n'umusaza umwe afata isuka, ariko umusaza akaba byibuze wakanyakanya, amenyo yari akirimo, umukecuru asigaranye amenyo y'imbere gusa. Iramubwira ngo mbese madamu, ni igiki cyatumye ukora impanuka? Byagenze gute? Ko ndabona nta kintu kiri ahangaha cyatuma ukora impanuka. Ko tubaye confused, mbese ko bituyobeye, turakora peve gute? Dusobanurire muri make. Ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Arangije abonye umupolisi yamwatatse, aramubwira ngo erega n'umusaza n'umukecuru. Bati n'umusaza n'umukecuru wabagonze se? Baterega ngabariya n'isura abagonze. Barebye wa mukecuru, bati mukecuru ndatekayame, byagenze ati nta kibazo twabonye aguye. Bati se muzehe byagenze gute? Muzehe ati karame, nta kibazo twabonye ayikubita ku ipoto. Atari ko Imana ishimwe ko yamurokoye. Noneho ati ngewe rero mwabantu muko mumbona, wari wa mugore, ati ndabona mwanya atatereka mbasobanurire. Mfite imodoka ngenda, n'umugabo afitiye, n'abana bajya ku ishuri bafite yabo, ariko ndebye urukundo uyu musaza n'umukecuru bafite. Ndeba ibisoro rinashize iwanjye ntabasha kurya. Ndeba umugabo kuntu niyatashye ari baza kwa gatanu, indi minsi yose raramukabarara mu bagore. Ndeba n'ukuntu aze, murebe ukuntu yangize mu mugongo, yandi yaguye n'ubu nari nahukaniye kwa mukuru wanjye Nyagatare. Nta mahoro mfite. Ati musanze niyo mbabaza ngo uru rukundo rw'ingingo ngisheshe mwasangiraga mwarukuye he? Bati ni Yesu waruduha. Haleluya. Bati umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Umutima wa kamere utera urupfu, mwirinde uwo mutima wa kamere. Ndagira ngo tuve hano tubwiye Imana ngo Mana uduhe umutima w'umwuka. Muri ibyo rero ngo amahoro Yesu tanga ntabwo ujya wongeraho umubabaro. Abakumenye kera bazakomera no mu minsi mibi bazakomera. Haleluya. Naje kubabwira ngo tugire umutima w'umwuka.
cyangwa twumve tugire umutima w'umwuka. Buriya Dawidi yigeze guhangana na Goliyati, ayo magambo murayazi, agira umutima w'umwuka. Areba Goliyati n'ukuntu yari ameze, ari urugabo rumeze kuriya. Goliyati aramubwira ngo aka kantu akangaka kuko, ariko nubwo bimeze gutyo ntihazagira ugusuzugura ukorana n'Uwiteka Imana. Aramureba, Dawidi aramubwira ijambo rimwe gusa, aramubwira ngo wanterana agacumu n'uducumu, ariko ngewe ndagutera mu izina ry'Uwiteka Imana. Haleluya. Usuzugura nkorana nayo, akorana n'umwuka w'Imana. Ifite umwuka w'Imana, ufite umutima w'umwuka uhamya Imana, ugategeka byose bigakunda. Umugabo wavuze ngo ngewe kunkorana n'Imana yanyujuje ibyayo, numva ntacyo yanyima, kubera ko afite umutima w'umwuka. None se ubwo bufite n'ubwiki? Haleluya. Umutima rero wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Haleluya. 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 Ntabwo ari ibyo gusa, ni benshi. Bibiri tubwira ngo iki? Itubwira umugabo bita Gamariyeli, byakozwe n'intumwa. Gamariyeli yagize umutima w'umwuka. Abwira intumwa, abari bafashe Petero, abasadukayo bari bamereye nabi, intumwa bari kuzifunga bazikubita, marayika akaza akazifunguza bikanga, bakongera bakazifata, ariko ngo bazijyanye mu rukiko, Petero na Yohana. Gamariyeli yakoze iki? Yari umunyamategeko, yize amategeko. Gamariyeli arababwira ati ntimubizi, mwitondera aba bantu. Dore ubwa mbere hadutse umuntu bitaga Yuda, aza yitwa umuntu ukomeye, abantu nka 400 baramukurikira. Amaze gupfa bose baratatanye, nta n'umwe uhagaze. Nyuma y'ibyo hazo bitate Yuda, nawe yita ukomeye, abantu baramukurikira. Bidabuze abantu bose baratatana. None abangaba baravuga Yesu wabambwe, bakavuga Yesu wapfuye, bakavuga Yesu uzagaruka, ntibari kumwe nawe, bakomeje kumunambaho. Abantu mu bitondere. Agira umutima w'umwuka, arababwira ngo niba ari iby'Imana ntabwo tuzabarwanya ngo tuberangize, ariko niba ari iby'abantu tuzabarwanya, ariko niba ari iby'Imana mu byitondere. Nagira ngo mbabwire ngo tugire umutima w'umwuka. Haleluya. Haleluya. Simbagushe, nashikobwe ngo tugire umutima w'umwuka. None sizi ntambara zivaye. Urabuturanye na mugenzi wawe, yakora ari yitwa ngo iki? Mwebwe mwitwa inshuti za Yesu, ni mwebwe babandi. Noneho abo mwishuri y'Umwami Yesu bakagira ikibazo, aho kugira ngo mubasengere, inshuti za Yesu zabyumva, aho kugira ngo zisengere ijwi ry'Umwami, ahubwo mugatangira mukavuga ngo nabo se babibona. Awa, ibyo bireze hano mwitore. Ariko so niri hejuru turiho turirimba, turiho tuvuga. Amungane wa muririmbyi ni rya Kamonyi cyangwa ni rya Gasogi. Ariko kera numvaga ko igira hino, numvaga ko mugenzi wanjye agize ikibazo, ikintu nakoraga nk'umukristo, nk'umurakore mugenzi wanjye, narapfukamaga nkavuga ngo Mana, mwene data murengere, umube hafi, ayiwe umutabare, umurengere, n'umukozi wawe, ukamusabira ku Mana. Ariko si inshuti za Yesu zisengera ijwi ry'impanda. Muturanyi wawe agira ikibazo ukamusengera, cyangwa uravuga ngo mbese nawe yabyumva. Ariko naje kubabwira ngo tugire umutima w'umwuka. Igihe nikigera, ariho ku gihe cye, nawe nikigera Imana izagutabara. Numara kubyumva uragira umutima w'umwuka. Izo nzangano ziva he? Urwo rwangano mwarukuye he?
uwo mutima mubi mwawukuye he? Byagenze gute ko turi mu nzu y'Imana? Uwo mujinya ugira n'uwiki wakoranye n'Imana ko ifite byose, hari umutunzi w'imbabazi, ntacyo yakwimye, ariko uwo mutima wa kamere uwukura he? Simbababaze ariko atunze, afite umugabo ariko akaba ari umunyamasengesho wa mudamu, akajya abwira Imana ngo Mana warabimpaye byose, ariko ndifuza ikintu kimwe, wampaye umugabo nk'abana, ndatunze, mfite amafamu y'inka, ndifuza ikintu kimwe. Imana iramubwira ngo ni igiki? Uko ati umugabo wanjye ntabwo akorana nawe, ndifuza uko wampaye byinshi kandi ukaba kubana nawe, wagira uko ubigenza tukazabana mu bwami bw'Imana n'umugabo wanjye. Imana iramubwira ngo bizava kuri wowe, nzabigukorera pe, ariko bizava kuri wowe. Yari umugabo utunze, yigeze kubwira, ndashaka kubabwira, ntabwo nari impari, nababwiye ko ari imfashanyigisho. Yigeze kubwira perezida wa Tanzania bita Kikwete, aramubwira ngo ndashaka kugura akajugujugu yanjye ku buteri yo kugenda atembera mu mafamu yanjye y'inka, gutembera n'imodoka biramvuna. Ndagira ngo nkubwire ubushobozi bw'amafaranga uwo mugabo yari afite. Kikwete aramubwira ngo n'ishyaka tubamo rya cyama cya Mapinduzi ntabwo ritwemerera kugura, ko hari umuturage wagura indi ndege. Ni itegeko rya Repubulika ya Tanzania. Mana birandenze nk'imbaraga. Umugabo ntiyanyurwa, nyuma y'umunsi wa kabiri yavuye Dar es Salaam, ejo yagiye Dodoma akuzanira undi mugore, aramubwira ngo nkuko wabigenje ejo bundi abari kubigenza. Bibaye ubwa gatatu umugore biramurenga, aragenda apfukama imbere y'Imana, abwira Imana agakiza dufite dore ni urukuta, haryo katubuza n'ukuri. Abwira Imana ati yaba Mana iri mu ijuru, nje imbere yawe, hari ibyo nabasha gukora ariko agakiza ntabwo kabinyemerera, ariko umutima wanjye umaze kujugunya bwa mbere, kabiri, gatatu, kane, kuko Mana none bibaye ubwa gatanu, inyo ziraje, ndagira ngo ngire inama. Umuntu ufite umutima w'umukagisha inama Imana, mbigenze gute? Uwiteka mbigenze. Imana iramanuka iramubwira ngo nakumvishe, ariko hari ikintu kimba, boneza amatwi, hari ikintu kimbabaza, ahubwo undaca bugufate Uwiteka. Ni igiki kikubabaza cyatumye umutima wanjye ushavura kuriya? Ni ikihe cyaha nakoze ntihannye kugira ngo ukimbwire ko ariyo mahirwe ngize ntihanire imbere yawe, ariko ngirirwe neza nawe? Imana iramubwira ngo nuko abashyitsi bose ubona nta n'umwe ugenda uriye, nta n'uhabwa amazi yo kunywa. Abwira Imana ngo Mana mbabarira, ntabyo nakoze koko, n'ikindi cyose umbonaho ukinyeze ukintunganye, ibyo byose ngiye kubyubahiriza.